mwaka ukuntu byagenze twabonye yuko detection bayikoze neza. Nicyo kintu cya mbere umuntu agomba gushima. Ntabwo ari ko akundi bavuga selection yabaye detection bafasha abana koko bafite impano bashobora kuza develop impano yabo kandi bakagera kure. Icyo nicyo cya mbere dushima yuko mu maligue hirya no hino babikoze neza. Icya kabiri twafatanyije n'amafederation ubu hirya no hino mbere yo gukora izi ngando ndetse no muri primaire mu mashuri abanza twabanje kuganira n'amafederation concerne atugira inama yewe ndetse afasha n'abatoza abandi bose kugira ngo bakore gahunda y'ingando. Ukuvuga ngo mu Rwanda hose ingando zabaye zose za siporo bakoraga bimwe, bakavuga ngo kuwa mbere turakora ibi, kuwa kabiri turakora ibi, kuwa gatatu, iyo misi yose. Icyo rero kikaba ari ikintu cyatumye haba progression nziza. Hanyuma rero na selection urumva ko bose abagiye mu ngando mu maligue yose ntabwo ariko baje hano bagiye batoranya mwabeza. Aha rero harimo abana 384 mu madiscipline anyuranye batoranyije neza. Ngira ngo namwe murabibona yuko izi ngizi zitandukanye nizabaye mu myaka ishize. Aricyo kijya cyo kuba ingando ziba zikarangira ariko gasanga birangira aho ngaho. Mu gihe kera bijyaga proteke ko abantu bafite impano runaka biga nko mu bigo bimwe. Iyi gahunda hari mu bamuteganya guriza abana hamwe. Oya gukurikirana abana tuzabakurikirana bikurikije amanota bafite mu mashuri na discipline biga. Nibyo koko abana tuzagerageza mu buryo bwose abana bafite impano bajye baba hamwe mu buryo bushobotse. Ubwo no kuvuga ngo tuzashaka ahantu abana bafite amanota runaka bashobora kujya mu mashuri runaka bajye tubashyire hamwe hari za infrastructure abandi muri izo mashuri n'ibyo ariko ntibibujije yuko n'abandi bana batazajya aho ngaho tuzabakurikirana. Ntabwo tuzakurikirana abangaba. Biragaragara yuko hari n'abandi bishoboka yuko baba bafite n'impano ariko bakaba batabashije kugaragara aha ngaha kubera za detection zitaba nziza. Ahubwo ubu ngubu turashaka kwetanda za detection tuzikore ku rwego rw'akarere. Ubu ngubu twabikoraga mu rwego rw'intara za ligue, ubu turashaka kureba uburyo tubikora muri rwego rwa association. Hanyuma tuzagere n'igihe dukora igishoboka nka festival. Uturere twose tuzana abana dufate ngo football uturere twose twazanya abana bari detecte beza bahurire hamwe nk'iminsi 3-4 Federation ya football igende ishake mwabo bana bakiri bato. Ni naho tugana urabona hadufite umubare wa 384 ariko turashaka kwagura tugira umubare munini. Ako mukurikije uburyo mwatangiranye nabo technicoma mubona hari ibintu baba bariyunguye wenda mujyanyije naho bari imbere. Birahari byinshi cyane kuko detection ntabwo ufata umwana ngo azigukina cyangwa ntazigukina. Ufata umwana ufite potentialité ubona ko koko ashobora kugera icyagera. Hari nk'abana bafashe ahangaha nko muri volleyball tubereka hari abana bafashe batakinaga na volley na rimwe ariko nyuma y'iminsi ngahe ugasanga arakina kubera iki afite iyo mpano ya volley arayigaragaje cyo. Ntabwo ari ugufata umwana uzi gukina no gufata umwana ufite impano. Ni nayo mpamvu mbere byatunaniraga kenshi twafataga abana bazi gukina kubera ko habagamo ikintu cya competition ariko ngubu nta competition zirimo bafata ko umwana ufite impano ashobora kugera. Ubu bigaragara yuko mwafashe discipline nkeya arizo volley, basket, football ndetse na handball uko bijyanye na atletism. Oya atletism buriya ntabwo tuyijyanirana na football na volley kubera gahunda zayo uko zimeze. Atletism tuyikora mbere y'uko kwa 7 kwa 8 kubera ko tuba dushaka yuko bariya abari bo bajyana muri competition ya FEASA bakajyana n'abakuru muri competition za FEASA. Nukuvuga ngo atletism mbere tuba twaranayikoze na mbere hose tukarangira ariko nabyo ntibihagije. Turashaka nabo ku buryo twabagirira detection nini mu rwego rw'ama association mu turere hanyuma mu kwezi kwa 4 tukabakorera ingando no mu kwezi kwa 7 tukabakorera iyindi ngando ya kabiri. Murakoze. Merci beaucoup.